yitwaga Ishimwe Odira. Ishimwe Odira yavutse mu mwaka w'1997 ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Akaba yaratabarutse, yaritabye Imana itariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Ejo Dr Murangira Bitsiyeri, umuyobozi ushinzwe Rwanda Investigation, ubwo ndavuga urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitsiyeri yavuze kuri uru rupfu rw'uyu mukobwa witwa Ishimwe Odira. Bavuga ko ari umuforomo, umuganga wamuvuraga wamusambanyije. Bamugejeje mu bushinjacyaha, arafunze, aracyakurikiranwa. Ibizavamo tuzabibagezaho. Ariko ejo umuryango we, hari ahantu nabonye akavido mu muryango we, bavandimwe bese cyangwa famiye ye cyangwa papa we, mama we, ejo bari gutanga ikiganiro bavuga urupfu uyu mwana yapfuye. Ngewe hari akantu numvise bavuga ngo kubera iki mutari kuvuga yuko n'impyiko bazikuyemo, kubera iki mutari kubivuga. Umupapa yarize, umupapa yagize agahinda kenshi. Ariko ngo uyu mwana yari amaze icyumweru muri koma, amaze kumara icyumweru muri koma batumaho imiti ihenze bakazajya bayigura, ahubwo ngo iyo miti ntibayimutera, ngo ntibayimuha, ahubwo bakoreshereza iyindi miti. Ejo niba ari papa we, niba ari musaza we, ejo yarabivuze rwose, ubona afite ikintu cy'ihungabana, ikintu cyo kuvuga ati mukurikirane uru rupfu rwa Odira, ntabwo turi kurwumva. Uru rupfu rwa Odira, umuntu wese ubyihishe inyuma akurikiranwe, muduhe ubutabera. Dushimira ubugenzacyaha, urwego rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rukurikirana abantu bose baba bakoze amakosa. Dr Murangira Bitsiyeri yuko yashyizeho umucyo kuri iki kintu, akavuga yuko uwo muforomo afunze ari gukurikiranwa, ndetse kugira ngo Odira azahabwe ubutabera. Birababaje, biteye agahinda. Umukobwa mwiza nk'uyu nguyu, twese ndabizi, twese niho tuzanyura. Ariko buriya utazi ukuntu umuntu apfuye, utazi ukuntu urupfu rw'umwana wawe ubigenze, utazi ukuntu urupfu rw'inshuti yawe bigenze, ariko ukavuga nti ese kubera iki bigenze uko nguko. Rero Odira yari umukobwa mwiza ubana na buri we wese, yari umwana mwiza cyane. Abantu batanze ubuhamya cyane cyane kuri social media zigiye zitandukanye, nabonye abantu rwose cyane cyane bagenda bamwifuriza iruhuko ridashira. Wabonaga yuko no muri we yifitiye Bible agasoma, arakavido kankoze ku mutima, ubwo yabaga yifitiye Bible, Bibiliya, ari gusoma ijambo ry'Imana. Baravuga ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kuko nibo bazabona ikamba ry'ijuru, nibo bazabona kugororerwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Rero Odira yababaje abantu benshi cyane. Reka ninjire mu kiganiro cyacu cy'umunsi nihanganisha umuryango we, nihanganisha inshuti ze muri rusange, nihanganisha abantu bose bamuzi, abo biganye, kugira ngo Imana ikomeze imuhereze iruhuko ridashira. Birababaje, biteye agahinda, ariko Imana ikomeze yakire roho ye, yakire ibyaha byose yakoze, imubabarire, ahubwo imutuze ahera hayo, ko natwe ntabwo tuzi umunsi n'igihe tuzatabarukiraho. Ariko umuforomo, umuganga wamuvuye arafunze byo rwose. Ejo Dr Murangira Bitsiyeri yabishyizeho umucyo, avuga ko ikirego bacyakiriye, bakaba bari kugikurikirana. Ni byiza Odira ahabwe ubutabera, kuko famiye ye ntabwo yumva uburyo Odira yatabarutse kandi agatabaruka mu manzaganya. Ngaye nguko, reka tujye mu kiganiro cyacu cy'umunsi, ngira ngo mbasuhuze cyane. Mwiriwe neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramushe, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Mbifurije umugisha wo gukomeza kubana namwe. Utameze neza yanganira ubuzima urimo, wagize ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima se bifitanye isano n'ubuzima, wagize ibyago, utabonye icyo urya. Muri iyi si abantu benshi barababaye, bafite agahinda, kubona icyo urya ari hatari. Ariko ndagira ngo nkomeze nkwihanganishe, nkubwire ngo komera, cyangwa nkubwire ngo ihangane,
ntabwo ariko bizahora. Uyu munsi urabona bimeze nabi ariko ejo bishobora kuba bimeze neza. Uyu munsi hari igihe uba ureba ubuzima bugiye kugucika ariko Imana ikagutabara. Hari indirimbo ijya inshimisha ivuga ngo ku munsi wa nyuma akuka kagiye gushiramo Imana yarantabaye. Sinzi umuhanzi wayiririmbye avuga uburyo ki Imana yamutabaye ageze ku mwuka wa nyuma. Rero hari igihe Imana ijya yigaragaza kandi irigaragaza mwa bantu mwe, ikagutabara uburaho gakeya, ikagutabara ubona nta nzira, ikagutabara kugira ngo ikugirire neza. Icya mbere ni ugukomeza kandi nihanganisha n'abatameze neza. Wowe umeze neza Imana ishimwe, wowe utameze neza komera bizashira. Rero uyu mukobwa mwiza cyane muri kubona kuri iyi ekara yanyu yababaje abantu benshi cyane, yababaje abenshi cyane, abatari bake barababaye bitewe n'uburyo yari arwaye. Hakatangwa amakuru y'uko uyu umuforomo wamuvuraga ashobora kuba yaramusambanyije cyangwa ashobora kuba akurikiranyweho ibyaha byo kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa witwa Ishimwe Odile. Apfuye akiri mutoya, ntabwo yari ari mukuru, apfuye akiri mutoya. Mbere na mbere nihanganishije ababyeyi be, inshuti nk'uko nabivuze muri rusange, kuko buriya kubura umuntu ntabwo biba byoroshye. Ntabwo umuntu aba azi amagambo yabwira abantu, ntabwo umuntu aba azi uko yasobanura ibintu, avuga ngo Imana byonyine niyo ikwiye kubasanga ikabagirira neza muri ibi bihe barimo bitoroshye. Ishimwe Odile rero yararwaye, arwara indwara, ajya kwa muganga arivuza, ariko mu kwivuza yagiye muri koma, yandikira umuntu wari umurwaje, amwandikira ibaruwa ivuga ko ameze nabi. Yamwandikiye akabaruwa avuga ko ameze nabi cyane, ubuzima ari kubona bugiye kumucika. Ariko twebwe nyine ntabwo twiyumvisha uburyo cy'umuntu yatwandikira nk'ako kabaruwa ukabona muri guseka cyangwa muri kuvugana, ukabona akanya gato aragiye. Biragoye rero umuntu wari umurwaje yamwandikiye agapapuro amusezera, amubwira ngo nkeneye yuko na mama wanjye aza nkamusezera, n'abantu bose banzi nkeneye yuko baza nkamusezera kuko ndi kubona ubuzima bugiye kuncika. Odile nubwo yabivuze ariko yari arimo aribwa, umubiri wari urimo umurya. Umubiri urababaza, umubiri abantu bawufite urabarya, barwaye urabarya, uyu mubiri urababaza. Ariko cyane ni ukuba wizeye Imana yuko nubwo wakurya ariko uzataha hariya hera, uzataha hariya heza Imana yaguteguriye. Odile rero yararwaye, aza kurwara, abaganga bagatuma imiti, ababyeyi be bakayizana, ngo hari imiti ngo niba baraguze ngo umuti wa miliyoni ngo ntibawumutera. Sinzi ukuntu nabyumvise, ariko icya mbere ni uko yenda uwagize uruhare mu rupfu rwa Odile, dushimira u Rwanda rwacu rwiza, dushimira abayobozi bacu beza bahita bafata umuntu bakamukurikirana kugeza bikemutse. Umubyeyi arimo avuga afite agahinda kenshi, avuga umwana we, avuga uburyo yamureze, avuga uburyo atabarutse. Ntabwo babyiyumvishaga kandi koko umuntu ntabwo wizeye yuko ako kanya yahita agenda, ntabwo ubyizeye. Ariko turabihanganisha kandi tubakomeza tubabwira ngo mwihangane. Birababaje cyane. Ngo araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse. Odile mwiza nshuti y'abantu, itahire tuzagusangayo, itahire mu isi niko bimera, itahire mu isi turababara,
itahire mu isi turashavura, tuzagukumbura, 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 tuzagukumbura. Imana iguhe iruhuko ridashira, udira mwiza, Imana igutuza heza, Imana yirengagize ibyaha byose wakoze, uko utayigendekeye neza ikubabarire kandi ikomeze n'umuryango wawe. Murakoze cyane.